nta kintu cyanshimisha nko kubona TG yongeye byose together sebyo sebyo kandi ifu nemera yuko mu mutima wanjye ntashidikanya nemera yuko aho umuvandimwe ari nawe nicyo kintu cya mbere ngo twifuriza kuko ntabwo tuzi exactly niba kungenzi neza ko ahari abari ba situation yose tu Amag the black and yawe he's my brother man na blaise.mizero ni bro kandi kongs cyane kabisa big respect kuri kuri blaise.mizero yansanzwe nemera turetse n'iby'igitaramo blaise.mizero rwose niyo dutegereje nawe ari nawe turagutegereje bro uretse n'igitaramo n'iki melody nsanzwe mwemera tu nawe arabizi umutima ko mwemera cyane impamvu njye utagiye ibyo bintu ngiye nta rugo njya mbitekereza njye ntago ndi muri monde yabo Petri kuvuga sebyo njye ndi mu isi yanjye n'abantu banjye nyine bari muri generation yanjye of course nawe arabyumva sebyo ntabwo ngana nabo ba Petri kuvuga singiye kumishoniga amazina yabo none nsigaye mbona n'abasista none basigaye no baterera ababire rumba so ni ibintu nk'ibyo ngibyo utamenya sebyo ako ngiye sinya mfata umwanya gutekereza kuri ibyo biboro mba ndi mu zindi map men izindi map zanjye mba ndimo ngiye mba mbona zitandukanye n'ibyo biboroje akomeye ntabwo ntawamenya Reka ngusuze mwifuriza ibihe byiza nkuramutsa aho uherereye hose mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda angamba nsuza abantu bose bakunda nyine Iris TV nk'ibisanzwe iteka ngeri Blaise nk'amazina nyine iteka ryose murabizi ko mbamari kandi mbifuriza ibyiza reka rero nkubwire ko uyu munsi ni umunsi navuga ko nica ahantu hatandukanye n'ahantu hose nsanzwe nicara uyu munsi n'ahantu bita Serenity Park n'ahantu Kagugu usanzwe uzaho fawe iherereye ni hano hafi nyine inyuma ya fawe ugikata neza ni ahantu kabisa nyaburanga navuga ko hameze neza cyane ngira ngo kuri screen yawe urimo uragenda ubona ahantu hatandukanye n'ahantu hari abantu bakunda ahantu Emiliye wenda arabizi ugasanga barakonje ku kagoroba saa moya saa 2 ugasanga barakonje ariko uyu munsi nakubwira ko abonye ahantu heza cyane hitwa Serenity Park n'ahantu nyine nyaburanga uyu wa gatanu rero haraba hari igikorwa cyiza cyane cyo kuba bakwerekanye n'abantu ibikorwa bagezeho ahangaha muzaza muri benshi ndetse narababwira ko kandi ari umuhanda wa KG 768 straight ahangaho rero uhita ukata n'icyapa kinini cyane kiri ku muhanda ndi kumwe n'umustar ukomeye cyane wambaye neza ariko kweri yajyanishije urebye inkweto ngira ngo wenda cameraman aza kudufasha nyuma atwereke kubijyanye n'inkweto yambaye jumper nziza musore muri old school big down ntajya atana nazo aracyari wa wundi pika aribo what's up man pini fresh Blaise miss myinshi bro true story miss myinshi ntidukina ubwo dukina papa mukuru abize man ba Frank nirikina yego azamenye uko dukina abo kukanuka ako man bro ira ndirimbo hari umuntu ayumvise arambwira ngo harimo akantu niba ari Frank nirikina Frank nirikina muri chorus yayo yego harimo na mention nzemo Frank nirikina yego nuwahe umutipe se urumva nanjye kirana nakinnye bakose byo nakundaga basket bya tare stunda cyayikunda nubwo wenda kwikina ngo nsigaye nkina indi y'aba papa nyine neke ubasha kudunda baropi men OG sure OG boss rose bari wageze uhura n'umuntu akubwira ngo yibagiye igare bro ntabwo you know I mean ikintu kizi ntabwo waba waratwaraga wenda kire kugize ikibazo cyo mu mutwe wari uzi gutwara kebo ngo nyuma y'imyaka kwaho ngo washaje niba gutereka kuri vora avuga ngo harya ngo ngo bigenda bita icyo gihe waribuze rero wari bagiye inyogo yawe so ndavuga ngo still kugeza umunsi wenda cyakurikira basket byatari nk'umufana sebyo kurikira amashampiyona cyane cyane yo muri Amerika no muri Europe FIBA yo muri France so Frank nirikina rero n'umupeta w'umunyarwanda yabo ngubo mperuka ari muri New York Knicks Knicks yo muri New York niho yabanje gukina bwa mbere niho draft ya mbere yahise ajya muri New York Knicks niho nanjye namumenye niho n'abantu benshi bamenye batuye none njye I was like wow man ibintu birarenze no bwa mbere tubonye umunyarwanda ukina muri NBA mu buryo professional sebyo national arya NBA ni National Basketball Association urumva I was like come on man byari inzozi zanjye when I was like 14 15 numva ko nanjye nzagera kuri level zakina muri NBA yaza umuraperi Pfla ari muri NBA icyo gihe nari na 14 kuri 14 15 ntabwo nari nakundaga rap music ariko ntari umuraperi oya ntabwo
ntabwo nari nzi ko nshobora kugiye kizagira nkaba nabo umuraperi hari ibindi byinshi nagakwiye kuba narabaye byo harimo basketball player numva mu buryo buri professional ako nyine ubuzima ntabwo byakurikije destination igeno ry'Imana yes urumva so Frank Nirikina rero I was like Frank Nirikina ntabwo abantu bakunda kumentioninga cyane kandi jewe I'm sure I don't know why sebyo sinzi kuko Frank Nirikina ngenzi ko ari umupeti w'umunyarwanda ariko waturutse muri France ntabwo nigeze nkora research nanjye kumenya ngo background ye whatever sebyo ikintu cya mbere cyari kinshimije cyane kiri dope nuko tubonye umupeti wo mu Rwanda w'umunyarwanda uri muri NBA kandi believe ko yavukiye mu France yes yavukiye muri France sebyo akaba ari umunyarwanda ako n'umunyarwanda OG kuri papa na mama sebyo ako ugeze muri NBA I was like man something great nabaza kuki abandi batajya bamumentioninga kuki batamuririmba kuki nabandi basani sebyo ni nkuko nari kuririmba nundi yakeza ko ari undi nanone nari kumuvuga iyo bakeza ko ari babiri nari ko urumva urebye nka za Nigeria imaze kugira abakinnyi benshi bari muri NBA bo ni ibisanzwe na football hose na za football none basket byo ni indi level urumva kujya gukina muri NBA na za FIFA biratandukanye NBA iri hejuru iri hejuru ku indi level too so kugira umuntu rero wanyu mu gihugu cyanyu Kongo yagize abakinnyi kuva ku bwa kera urumva harimo wegeze kuba famous cyane kandi still babita Dikemba Mutombo urumva n'umukongomani wakina na ba Michael Jordan urumva ibaze mwana umunigo waryaga amakontre ba Michael Jordan bakemera urumva yakinanye na ba Kobe Bryant yakinanye na ba Tracy McGrady yakinana na ba Allen Iverson akina na man bano benshi cyane akina na ba Hakeem Olajuwon by the way no he's from Nigeria so urumva mbo nibaza rero hano East Africa yose nabwo ati ni igikorwa gikomeye cyane ko nta mpeti w'u Burundi nabona muri NBA nta mpeti urabizi neza wa UG I'm sure nta mpeti w'u Burundi muri NBA no cyangwa Uganda cyangwa Kenya na UG nabwo I'm sure ko nta mugandi bafite muri NBA urumva na Kenya nuko nguko na Tanzania nuko nguko bose wari kurebera Nirikina musore wacu bose Nirikina baje kumutradinga sinzi ndi yaragiye muri za Milwaukee sinzi team New York Knicks isimujyanamo unharaga kuryogeza gukora asa nkushwanye na LeBron James urumva Nirikina kiri muri New York Knicks asa nkushwanye na LeBron James yaragiye kumukoba yase mupushinga gutya ari iki ako Peter arabwihorera aho kavoro kese kaba favor gatradinga mukuntu kuri Nirikina rero bagahita bamenya uwari basabwa ati bari ubudega bari LeBron James arashaje kwiyenza kuri ngo Petit iki n'iki Peter amukoraga koryo ariko ibyo bintu ni ikene wawe kabisira umufana nyawe mpise nemera no kuvuga ngo hagati ya LeBron James na Frank Nirikina wowe uri ku ruhande rwa Frank no icyo gihe mashani Nirikina kabisa umva LeBron James mitamuvaho nkajya kuri Nirikina rwose nubwo by the way ndumufana mukuru cyane wa LeBron James ariko icyo gihe urumva nahise njya kuri Frank uyu munsi rero wiyambariye neza mu buzima n'ubwa mbere nabona akoze ikiganiro yambaye gutya wakoze ama interviews arenze akopi uyu munsi ufite uduherena twawe wibere kuri glasses nziza jumper Adidas inkweto Adidas big down yawe Rolex style belt nawe wayibonye belt Gucci belt amafaranga akopi ubanze uvuye hanze bana sinana guheruka ni Levi's yes all about money egereza mikro it's all about the Benjamin bro amafaranga Pfla ko turi muri covid bro nta bitaramo nari nakubonamo ibi bice kubikora nta biceri bro nta biceri nabyo manje ngende umujene w'icyangwe bro for real imagine man nongende umujene ukundi cyangwe birenze n'ibikenewe man kabisa birenze arakaruze ngo umujene w'icyangwe bitambihuza no kuntu ari umusore mwigeze gukora ikiganiro kuri televiziyo imwe uhita umubwira uti wowe uri Cyangw nako uri magaze ngende Cyangw uracyabyibuka mba mbyibuka cyane anyway byo twikomereze style buri iyo turi kuri style showbiz kugira ngo iryohe tugomba kujya tuba realistic nkwibutsa kandi ka kugira ngo unabyemere ntabwo mba navuye aho muvuga ngo ngiye gushyira ino ball ya Adidas na catch za Adidas exact no kuri kuba nanjye njya kubona nkwana birihuje tu byahuye ntabwo negeze njya kuyipanga ball kuri portement ko mu mutebe ball byinshi manitseho ngo all of us kuko nandi gushaka ikintu cy'umweru kiza kumacinga karaga catch mitangwa kuri ingi ntabwo nari nabitegure rwose nukuri kw'Imana ntabwo nkubeshya cyaba abantu bita bapapa cyangwa babireke ntabwo neze mbite ko nabyutse ngo ati tutsosa aho ndi bugenda shaka kuba ndi clean tu sebyo
ako yo kuko nanjye ngufatiranye rwose ahantu wari wibereye nta gahunda twa dufitanye sibyo nanjye birancanza ubwo kuntu bihura nyine ibyo kare gahunda nari ndimo ntabwo zijyanye n'ibi ngibi turimo sure nabikubwiye so urumva ko ntabwo ari mba nagiye gutegura ngo mbigire big deal urumva ba bana rero birirwa bategura bita papa cyangwe I don't know nawe cyokoze bense byo bo baje muri game ni iki game yarahindutse mu yaroroshye urumva so ntabwo ari ibintu byatari gusa nawe ndabemera man ako icyangwe sibyo ikintu bijyanye n'icyangwe man ikintu yani mba nshaka yuko buri wese man afata mu buryo buri seri ku buryo man yusa neza nta muntu gucisha amijisi nubwo budafite ibiceri ako yusa neza buri wese agwa respect to kabisa uko byagenda kose pi iyo urebye neza rero uri umwe mu bantu bakunda icyangwe pi ufite slang wazanye muri no game zirenga 20 nje namenye kuri pi abantu n'umuntu ugasanga wenda ni level yindi ariko ugasanga remera ati Pfla niwe wavugaga kakanu no kade peye sibyo pi kucyo gikoresha icyangwe kandi hari abana bamaze kandi bagusanze muri game wahise develop akantu kawe oya shumi yanjye umva nkubwire sibyo kanze nkurabure gato ya blaise ndabura bro impamvu njye utagiye ibyo bintu ngiye nta rugo njya mbitekereza njye ntago ndi muri monde yabo bapeti uri kuvuga sibyo njye ndi mu isi yanjye n'abantu banjye nyine bari muri generation yanjye of course nawe urabyumva sibyo ntabwo ngana nabo bapeti uri kuvuga singiye kumishoniga amazina yabo so nayo ndi mu isi yanjye no kuvuga ngo slang abo bapeti bumvisha rero twagiye ducreating abo bafite imyaka nk'itatu initanu numva so ntabwo sinubyo slang nayireka gute kandi ari yanjye bro slang yacu n'amaslenge wagiye widevelopera ahubwo ugasanga umupetera ajarjuririye kandi ibyo ngibyo of course ni nako gukura ku rurimi so ni nako gukura ku kinyarwanda nyine cyane kugikura numva yes ngiye niko mbifata umuco muri rusange ugenda ukura waguka ko ngo ufashe nk'ama dictionnaire wenda nk'urugero nka za raruse sibyo ugafata wenda nka boro ya muri mu myaka wenda nka 15 cyangwa 20 ishize urumva cyangwa ugiye kureba nk'igifaransa sibyo igifaransa kiri muri dictionnaire igifaransa today sibyo usanga wenda nko guhera bafata amaslang wenda guhera muri za 2K muri za 2000 mu 2000 sibyo ubungubu amenshi usanga nawe yaragiye azamo none ari menshi byatari uko ntabwo urumva ngo igifaransa kiba cyaragiye kigakura ntabwo bafata za slang zo kuri street ngo bazica amazi bahita bazongera muri zira box rero pi tukiri ku kintu rero kijyanye n'indimi cyangwa se slang dukoresha umunsi ku munsi uradevelopa buri munsi ufite utunamo aka kanya ejo bundi umugabo bita Amaji the Black twagiranye ikiganiro na mugenzi wanjye Jado noneho Amaji aravuga ati biriya bintu byo gutera ivi ati amavi yabo aragiye aba nk'ayihene ngo abatipe benshi amavi yabaye nk'ayihene aho kivuga iki oya wakakanya pi ndabizi ko uri umwe mu ba proud father bari kwisi cyane ko utateye ivi uburamutse ubu akakanya ugiye gushaka watera ivi I don't know depends ntabwo ibyo biboro ndabitekereza ubibona gute kuko si wowe wenyine wenda uvuze gutyo n'amasamba intore ni umwe mu bantu nawe wasanze muri game yaravuze ati ngiye kuririmba kuri masamba ni umusaza mukuru cyane respect sure masamba yaravuze ngo ndamutse ngiye kuririmba mu bukwe ngiye gusohora umugeni umugabo agapfukama akamupfukamira akamwambika yampeta neta nta mikoro hasi nkiruka nkigendera happy ako kanura kumva no anyway ubwo niko umusaza niko nyine abyumva so masamba nawe niko abyumva sinzi njye uko mbyumva ko ntago njye mbitekerezaho ni ibintu sindafata na time byo kumenya kumedita kuri ya style yo gutera ivi none nsigaye mbona n'abasista none basigaye no baterera ababire urumva so ni ibintu nk'ibyo ngibyo utamenya sibyo ariko njye sinjya mfata umwanya gutekereza kuri ibyo biboro mba ndi mu zindi map men izindi map zanye mba ndimo ngiye mba mbona zitandukanye n'ibyo biboro je akomeye ntabwo ntawamenya simbwe gutyo wenda bagata leki we na pili kirara oya ntawamenya you never know pi ni byiza cyane ariko ngewe buriya iyo nkubona pimba mbona n'ubundi mind yawe iride ukunda kumbwira amateka cyane ushaka kuvuga nk'abakinnyi umaze kumbwira aba basketeri nka mirongo bakomoka muri Afrika numva kabisa sibye sinabo bonyine na hip hop ako buriya nge sinjya nkubaza kenshi abantu bigiyeho hip hop yawe ni bandi kumukura kabisa uvuga uti
ukaba inspired. Yeah, true story. Yeah, me kuba inspired me nta muntu n'umwe utagira reference aho yireferaho yego. N'aba docteur bakomeye uzi babaganga bavura urumva bakora surgery n'abakora urumva amaso iki brain urumva bose bafite abantu bireferaho urumva bafite reference z'abandi baganga bakuru cyane bo mu myaka 50 ishize baje ba develop ball se byo agakura mwiga mureba agakura yiga mureba ntago ari just music gusa cyangwa football cyangwa basket urumva so rero nanjye nuko nguko ntabwo kugeza umunsi wa none abantu bankundishije music bankundishije rap batumye niga cyane ibintu mu ishuri batangishije urumva nabigiyeho byinshi cyane none batuma none mbasha no kuba umuntu uzi kwikorera none na research runaka none nkagenda nka developer bikava mu muziki gusa bikajya no mu bindi bitandukanye urumva bikajya no mu bindi ball bitandukanye so abo ngabo abantu nkunda kumentioninga ni bamwe badahinduka nyine kurumva bonirefera ku banyamerika kugeza umunsi wa none ko niho hip hop muziki nkora no waturutse ni kuri culture no waturutse nyine no urumva Tupac Shakur urumva the great urumva kaza Jay-Z urumva one of the best Nas urumva aka Nazir Jones Godson urumva ni ibihe akora amaverse ya Nas ufite bro urumva of course nta kuntu umuntu wamwumva imyaka so urumva ni benshi nakubwira bitwa ba Cool G Rap urumva nakubwira KRS-One urumva so abo naba before nakubwira DMX urumva yankundisha rap cyane muri Rough Riders bagitangira Rough Riders urumva ira lebo yabo yari irimo barakweza ndashira DMX yaratabarutse yes I know rest in peace man that's my brother urumva my big bro actually sebyo harimo ba Jada Keys urumva bagifite muri crew yabo bita The Logs urumva igizwe na Jada Keys Shake Loach na no bita Styles P akaza Wu-Tang Clan urumva Wu-Tang Clan irimo aba member benshi cyane ari igitsinda kinini kabisa cy'abantu hafi 9 cyangwa 10 akuna by'umwihariko nakunze mu babiri cyane n'ubu baracyakora haraho bita Ghostface Killer urumva kazo bita Raycon the chef urumva we no umutetsi ni chef kabisa urumva me n'amateka maremare cyane ni benshi n'amateka menshi nakubwira abantu benshi so nk'uyu munsi wa none nibyo bituma rero mbasha kuba nakumva Kendrick Lamar nkamwumva fresh kuko nuvuga ngo ngewe aho Kendrick Lamar afatira isoka ahajya kuvoma nanjye niho nafatira kuvomera nanjye niho mvoma no mushobora kumva Jaypoly nk'abati wow Jaypoly ararenze ntabwo abaho no mwanditsi urenze ni urumva kuko nanjye twese twirefera ku bantu bamwe that's why Jaypoly ari dope that's why Kendrick Lamar ngo bari kumfata nka one way the greatest of all time urumva kuko yabashije gufata abantu hose arabiga na n'ubu ngo niba cyumva yagenda muri Keboye nizo ball iyo nuko ngo yashaka kuruhuka kumviza ahita ajya kwiyumvira baba papa nyine bose ba Notorious B.I.G the great urumva nibo bana bari kwiyumvira gusa that's nibyo bituma nakomeza kuba n'umuntu wa danger kabisa cyane mu mutwe abari strong unyandikire you strong P ubona kuba wawe inspired na bari aba rappers byatumugira mu mutwe hari smart cyane cyangwa ari cyo byakwangiza mu mutwe w'umuntu no definitely bro ugomba kuba uri smart no kugira ngo bumve ugomba kuba uri smart yes rule Fadjo all of them kugira ngo bumve unajye deep cyane mu byo bakubwira nuko nawe uri smart burase buriya zira verses okay reka dufate urugero verse za Pfla zishobora umusingi ku muntu ufite utari smart urumva wowe ushobora kuba ufite mu udatekereza neza verse za ubona ari ikintu zafasha umuntu cyangwa zafasha umuntu n'umuntu usanzwe ari smart mu mutwe ni wa muntu usanzwe ari smart bivuga ko ntacyo verse zawe zafasha umuntu ufite mind z'ubutindi mind iri hasi byatari ahubwo icyo gihe wa muntu ngiye nshobora kumuyobya nta kindi kintu namufasha watakara wayoba cyane kuko wazajya wumva ibintu babiri nibyo muri nusanse wowe ukabifatira muri iyi ngiyi kandi ari yes ari opposite ni byiza concert zatangiye rero P inkuru nziza aratashye ngira ngo uri kubibona buri cyumweru Kigali tugiye gukena navuga ko ariko cyane cyane ku bantu bakunda party people nibo mba mvuga party people yes every Friday then Sunday every Saturday bana tumaze ibyumweru bibiri abantu baparinga ni baruhuka yego byakiriye gute kuba concert zagarutse bro wow man bishimira Uwiteka bro so of course urumva kuri njyewe ni good news yani good news mitamvuga ati wow Imana irakoze cyane Imana ishimwe se byo ani uko bizagira bizo ko waraho twageze turiheba ufite n'amahiti noneho hari igihe cyageze turiheba urumva ko jibona ari darkness man nta kintu kimwe uri kubona ari flow ariko today urumva so ni ibintu yenshi yimira nkavuga ati wow yani ni byiza cyane nkavuga ati okay
wenda wahasanga nanjye weekend itaha nanjye nzakubita ngakubita nahanga n'iki gutyo cyose yego pi ejo bundi amaji yaje muri concert ya Bruce Melody nakantu nabonye ahageze bisa nkaho atanavuze Bruce aramamagaye ariko asa nkaho atavuze bamwe bati izo ziba ziri hanze rumazi urabizi zigomba kuza kandi nibwo showbiz inaryoha tukatwayigendamo neza bati bamuzimirije abandi bati amaji yasinze abandi urumva buri wese rafite yego pi iyo abantu bari kuganira kuri ibyo bintu gutyo nk'umusani mukuru warabanje wa maji byakira gutyo amaji the black and inshuti yawe he's my brother man yeah na Bruce Melody ni bro umva kandi kongs cyane kabisa big respect kuri Bruce Melody we yansanzwe nemera turetse n'iby'igitaramo Bruce Melody rwose niyo dutegereje nawe ari nawe turagutegereje bro uretse n'igitaramo n'iki Melody nsanzwe mwemera tu nawe arabizi umutima ko mwemera cyane so amaji nawe nuko amaji nawe is my brother numva twarategitane twakoze agatigito kadanje muri game numva niyo sometimes ushobora kubona umuntu wenda agira gutya kanarakara nuko yibuka mani ibintu byose yaciyemo uburyo kimani yubatse ari mu bantu bafashije kubaka kino kintu dusigaye twita industry today akareba uburyo yatigise kabakima yashizemo aho ugasanga abantu ntabwo yes birababaza bro numva njye amaji ndamwumva cyane kandi nanjye sibyo nanjye niho ndi sibyo nanjye niho ndi nta kindi kintu nanjye murusha ntacyo urumva kandi gano umuhanga birenze abantu bose barabizi ko Rampeta ari umuhanga bro urumva umuhanga kabisa urumva so njye icyo kintu nk'iyo kibazo warumbajije kuri njyewe ni ibintu biri nomo cyane biri nomo cyane uko niyo showbiz bro niyo si turimo kuri njyewe yes ira niyo showbiz bro abamwe bwe to yari yasinze abandi to ni kibe yabaciye amazi abandi ati urumva ibyo niye niko showbiz barazengurutse kuri stage ubona ari kuguflowing ariko nta kintu cyumvikana muri sale yose nk'umunota n'igice cyangwa ibiri ni ubona ibintu bisa je nabyo narinze bro nabyo narinze na show sindayireba man ego kurumva naye mba ndi busy cyane muri boro zaje nago niyo show ndayireba uko ne amatsiko kwireba to highlights uje kuri ndaza kujya utwo du highlights uje kuri Wireless TV uraza guhita uzibona ziriho rwose ibyo byaranga bahageze rwose bro ikindi kintu wenda tunasoza kuko nawe ufite ibintu byinshi kabisa twakugoye nanakwibarizaho tunasoza pi ubaka kanya ufite indirimbo na Fireman twizere iki muri Tuff Gang okay shout out first of all timbaza indirimbo dufite n'indirimbo bitumuhamya Fireman Pfla produced by ABC Admin Pro kuva muri Homies Quiet Money all day every day shout out kuri Homies cyane one subiremo anyway so shout out kuri Blaise nawe cyane family so TG rero namukanye twegeze kubiganiraho man je ndi umufana mukuru cyane wa Tuff Gang ndi umufana mukuru cyane wa TG urumva nta kintu cyanshimisha nko kubona TG yongeye byose together sebyo kandi ifu nemera yuko mu mutima wanjye ntashidikanye nemera yuko aho umuvandimwe ari nawe nicyo kintu cya mbere ngo twifuriza kuko ntabwo tuzi exactly niba ko ngenzi neza ko ahari abari ba situation yose tu numva blood kandi banumva ko nari cyo kintu cyamushimisha cyane numva kandi cyo kintu cyatuma dufata wenda nk'ibyifuzo bye rumva fata ibyo yaharaniye sebyo ibyo n'umuvandimwe yaharaniye yumvaga byose achievements sebyo ikintu cya mbere no cyamushimisha zuko na Pfla bamuhaye award ibihe byose urumva cyaba bamuhaye award irenze urumva ejo Bulldog akamuha award ya danger irenze ahubwo nuko twese sebyo yatubona kuri stage as Tuff Gang urumva bayihaye award ya hip hop urumva y'ubuzima bwose avuga ati igihe Tuff Gang yahereye urumva nibyo yakoze sebyo abajene ngaba kuri stage umuzigo wabo nguyu badukoma indirimbo nk'ebyiri cyangwa enye sebyo wallahi baduhe salute bikomereza nicyo kintu cya mbere nawe cyamushimisha so ngiye no kuvuga ngo ngiye ndumufana wa mbere mukuru before uko abandi bantu bose bajya kwemera Tuff Gang urumva urabanza ukayemera ninjye ugomba kubanza nkayemera cyane kandi koko ndemera umutima wanjye niba imyumvire y'abantu mukorana mwahoranye muri Tuff Gang ubona imeze nk'iyawe muhuje imyumvire kuko uri umufana mukuru ego murahuje no Blaise cyo ntabwo wavuga ngo ningiye umufana mukuru n'abandi of course bose n'abafana bakuru ba Tuff Gang ariko wenda ngiye ndi kuri kabiri
undageze ku 8 undageze ku 10 so urumva tugenda turutana so ntabwo exactly mbanzi ngo ibyo abandi bose bafininga mu mitima yabo ko ntabwo mbasha kureba mu mitima yabo ndeba mu mutima wawe iyo twicaye turi kuganira nyine nkumva ibikuvamo kama ibitekerezo bya nibyo binyereka biri muri wowe yide so niyo mpamvu iyo ubeshye umuntu ababara cyane kuko wanyeretse ibintu nyine biri bitandukanye n'ibyo ari bikurimo impamvu iyo ubeshye umuntu ababara ibyo nakubonagamo ugasanga iyo ubeshye umuntu arababara so urumva rero je gusa icyo navuga make long story short nuko nta mu bantu bose bakunda hip hop wazo hip hop yo mu Rwanda hereye bako bwa MC Mahoni Bon sebyo UTP Soldiers urumva Riderman Nick G urumva Puff G urumva bagitangira UTP Soldiers kuva icyo gihe nandi ma click menshi twabantu batangiye kugenda bibagirwa mu mutwe Cyangw G urumva yes urumva all of them sebyo KGB urumva sebyo so abantu bose n'abantu mane bakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo natwe tuzafate microphone urumva so Tuff Gang nayo biraje kuko hari abantu babanjije Tuff Gang kandi twaje dusanga amaze akora akazi ka danje TG none hije urabizi byabaye urumva ipfuka kabisa yes urumva so yari real hip hop urumva hip hop ya danje nibwo n'ubwa mbere mu Rwanda umukobwa yarafashe microphone akajya kuri stage urumva twese tubona Oda Pasi aradukoma boro za danje ajya muri guma ashimisha miliyoni z'Abanyarwanda hano hanze sibyo tubona Young Grace sibyo Young Grace shout out kuri Young Grace right there sibyo acyahari yes my sister sibyo sibyo nta muntu expecting agaye ko mu Rwanda ibyo bintu bizabaho mu Rwanda sibyo ako Tuff Gang yazanye change ibintu byinshi kugeza nk'ibi byose ndi gukubwira sibyo you know naho bigeze today umunsi wa none sibyo uyu munsi dufite young rappers young artists bari kuza muri business bari kuza muri game abaraperi cyangwa se R&B singers n'abandi nk'icyo se gospel afrobeat whatever akubona ko bose basigaye bifata nkaho ari ibintu biri serious ntabwo ari nkaho babigize business ntabwo ari nkaho nta joke kubera iki nukuvuga ngo bareba ya movement nyine ukuntu yagiye izamuka so uyu munsi wa none uretse abashaka gukora avuga ati ndashaka gukora kugira ngo nanjye ndenge level y'abana ba papa nanjye nyirenge nje kwindi noneho itari niyo mu Rwanda nje no muri Amerika n'isi yose hose ngiye you understand so urumva ni ikintu cyiza bro dusoza rero wenda ni nakanyuma ngiye kukubaza wakira gute icyuho cyuko mwabuze Jaypoly muri game muri Tuff Gang se ikizere waha abakunzi banyu ese musubiranye ubundi mwakongera mugakora ya hip hop yari hardcore nka cyagihe cyangwa ububona bitakunda nta cyatuma bidakunda bro urumva so nibyo binari maze kukubwiraho mu kanya nkubwira ni kuba umuvandimwe adahari sibyo twebwe turacyari kumwe nawe urumva turagendana every day mu mutima mu mutwe mu bite uko ngenda muri car cyane hose mba ndi kumwe nawe urumva kuko nawe ari kumwe nanjye amshow ndabifeelinga muri njyewe presence ye ntawe yagiye ndacyayifeelinga urumva so icyo nta n'uwagihindura tu sibyo ikindi nuko TG ntabwo no big deal man kuba TG yajya studio man ikabaha boro za danje kuko hari izihari zitarasohoka za TG yose man kuri abayizi ako zitarasohoka kugira ngo zisohoke hari ukundi kuntu bigomba abantu bagomba kwicara bakabipanga bakabiganiraho ntago ari byo gusa ntago ari producer cyangwa manager wapfa kwita bikora gutyo gusa ngabikoze hari abantu bagomba kwicara nyine bakabanza bakakemurira buri kimwe cyose issues wenda zihari ariko men kuri njyewe men nakubwiye ati ndumufana mukuru wa TG kandi ntabwo byagorana sibyo n'abaji bose urumva yaba ari double G shout kuri double G bulldog urumva nawe ndabizi ko nawe green pin uko nguko sibyo farmer weruka kuvugana inde green mujya muvugana yeah minsi twaravuganye yes ayawe muhorana indirimbo muri na bulldog nuko na bulldog nuko nawe turavugana igihe cyose nubwo wenda ukwezi kwa shot tutabonanye ako on phone yo what's up meze bite kubuzeho isi bro umuntu bita urananyibukije umuntu bita diplomate wahewa man Nuru arahari bro yitwa Nuru yes fasasi wa mbere bro shout kuri DPG bro arahari man muri Kigali ari Cage umuhungu mana bari muri game urumva bari muri game my anytime subisco diplomate ari umujene se anytime ni wa muntu uvuga ati no big deal meruka indirimbo yari kumwe na Deben kera
ari dio ahirutse gukorana na Melody yasohoye basohoye cover gusa ariko yego yani cover basohoye indirimbo ntirasohoka no iri hanze indirimbo yakoranye na Melody man Pi reka ngushimire cyane ubutumwa ku bakunzi bawe ndetse na kugira banarebe n'indirimbo yawe reka indirimbo yawe nshyashya n'ama verses bumve noneho ya hip hop bahoze bumva kera shout out man, shout out kuri nza kuri label with the homies urumva QM kwa money urumva right now urumva ushobora kujya kuri nza kuri channel ya homies right now sibyo urumva so for real urumva ushobora kujya kuri checking kuri homies ndirimbo kuri YouTube ugatureba indirimbo nshyashya kabisa right there Pfla featuring Fireman bitabikwereka nandi ma highlights yose wakenera bose urabisanga aho ari ato all right Pi asante sana OJ man, respect, peace.